Welcome to Yes TV Rwanda. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora kuapudetinga password yawe igihe ubona iri kukugora kuri Pi network. Hari abantu benshi bagiye bambaza kino kibazo, password zabo ziri kuzamo ibibazo byinshi cyane. Uyu munsi rero nkaba naguteguriye video igusobanurira cyangwa se ikwereka uburyo ushobora kuapudetinga password yawe, bityo ikaba yakongera igasubira ku murongo. Nibyo rero tugiye kuba twarebera hamwe. Icyo turi bukore rero, turazamuka hejuru turebe ahantu handitse profile. Nitumara kuhakirika turazamuka turebe ahantu handitse password update, tuhasacinge. Dore ngaha ubona ko ngewe iri update, ariko turasubiramo turahakirika. Nitumara kuhakirika barongera dusubize, tugiye gushyiramo nimero inuze igihugu cyacu kugira ngo dushyiremo nimero, hanyuma dushyiremo nimero ya telefone. Nako twamaze gushyiramo igihugu cy'u Rwanda. Niturangiza tuje kuri ino step, ni ukuvuga ngo ntabwo uri buhite ukanda open, urabanza urebe hano handitse USA kuko benshi niho banyuraga, ariko ntabwo bigikunda. Turareba ahantu handitse Israel, aba ariyo dushyiramo Israel. Okay, niturangiza dukande open SMS, twongere dukande open SMS, dutegereze gatoya. Okay, urabona ko bahise batujyana muri telefoni kohereza message. Noneho barahita bakwereka nimero, zino nimero ushyiramo. Ushobora kudakunda, ariko hari ubundi buryo turi bute tunyuramo bwihuse cyane. Urabona ko turahita nibyanga turayirya screenshot kugira ngo okay. Niturangiza screenshot ndaza kwereka ahantu turi buyishyire. Niyo mpamvu usabwa kureba video yose mpaka irangiye, ukaza gusobanukirwa uburyo wapudetinga password yawe. Okay, turagaruka inyuma noneho tugende hejuru kuri twa tudomo dutatu nk'uko tubikoze, ngira ngo murabibonye. Uze ahantu handitse support portal, tegereze gatoya bifunguke. Aha, na hano naho nuhagera urategereza urebe ahantu handitse, kubera ko byari byanze turajya kuri report cyangwa hano kuri Pi help email password request. Okay, aba ariho dukirika Pi help email request kugira ngo tuboherereze kuri email uko byagenze. Okay, urabona ko hano bahise batuzana hano, turuzuzamo email yacu kugira ngo byose mwagiye mubireba uko bimeze. Hano dushyiremo ikibazo user, okay sorry gato, dushyiremo username dukoresha, si na ngombwa cyane. Hano niturangira dushyiremo ikibazo dufite, ni password update dushaka kuapudetinga. Hano muri description turandikamo ikibazo dufite, nicyo tugiye kwandikamo hano. Uze kureba uko tubigenza nawe aba ariko ubikora. Twagiye, nizere ko uri kureba neza ibyo ndi kwandikamo, hanyuma nawe uze kubikurikirana, nawe uze kubikora gutyo nabikoze. Ndizera ko biraza kugenda neza. Wowe wansabye kukwereka uko bikorwa, ino video iraza kugufasha, ndabyizeye neza cyane. Icyo usabwa ni ukuyireba neza witonze, ukaza gukurikirana buri kimwe, uraza gusobanukirwa neza, ibintu byawe bijye ku murongo. Hanyuma nugira n'ikindi kibazo ni byiza ko utubaza. Okay, noneho hariya twamaze kwandikamo ubutumwa bwacu, icyo turi gusobanuza cyangwa icyo dushaka ko badukemurira. Okay, hano noneho turakanda kuri browser, ngira ngo muri kuyireba.
duhita dukora iki? Hariya browser turashyiramo ya screenshot yacu twamaze guscreenshot, ngira ngo nizere ko ubyibuka neza uko twabigenje. Hanyuma iyo screenshot nurangiza dukande OK, turangiza dukande send. Tugereze dukande, uri kubona screen yacu ngiyo twayishyizemo, turakanda send. OK, turansitireka amakuru yacu ari sawa, byose twabyujuje neza. Turebe neza ko ibintu byacu byose twabyanditse neza kugira ngo bataza kudusubirishamo. Hose turanyuramo ducekinga neza turebe ko amakuru yose twatanze ariyo, hanyuma turaza nyuma dukirika kuri send, ibintu bibashe kugenda neza cyane. Ndizera ko uri gukurikirana neza uko video turi kuyikora. Nyamuneka nawe ntihagire ibintu biza kugucanga, ntihagire ibintu biza kukuyobera, kandi nibikuyobera iyi video wongere uyisubiremo, aho utasobanukiwe utwandikire muri SMS cyangwa muri comment. Guys, urabona ko twakanze send, urabona ko ibintu bigenze neza, wese atubwira ati thank you. Ukabona ko ibintu byahise bimera neza rwose cyane. Tayari ubu turategereza, noneho turategereza turebe uko byagenze. Ndizera ko bimeze neza, ndizera ko hari amakuru ubonye, ndizera ko bigenze neza, nawe uri bubashe kubikemura, nawe bikaba successful nk'uko ubonye tubigenje. Inzira twagiye tunyuramo wayibonye, ndizera ko nta hagucitse. Ni byiza ko ari video, biba byiza ugaruka inyuma ukongera ugasubiramo ukareba ko ibintu byawe nyine bimeze neza. Wabibonye kuko twabikoze, ngira ngo wabyitegereje. Video wemerewe kuyisubiramo ukongera ukayisubiramo, uranayidownloadinga iyo ubonye udafite bundle zihagije, ukaba waza kubikora witonze uri ahantu hamwe. Guys, ibintu ni byiza cyane. Ino video nibona hari ikintu igufashije, nyamuneka ibuka gukanda subscribe, ukore no kunzogera, hanyuma maze tubane muri video zose tugenda tunyuzaho zijyanye n'ibya Pi network, twinjira muri setting ibibazo birimo bitari kubasha gukemuka tukabikemura, hanyuma account yawe ikagenda neza, turabikosora rwose ikibazo cyose wagira. Imana ibahe umugisha.